Ebi byagamba Reverend Dan Kasheija obirariyo mwahure wa Nyakahita Church of Uganda kandi obwa ibirariyo ha mukoro gwo kumusibura ogubira ha kaniseji mushyikirizwe kimwe agayoka barashaka bisa agayoka ekasikiri amatara k'ikariseji rumenga hashongani yemwe yayongera yagira ngo mukwikiriza kandi no kuragana harimo kukurira umukristo nibyo umukristayo ashemeye kuratira tumazani sima bishop bo barebereza ubitwa no sangore bo wantumira umwanyo kandi ugarikira kantuma umwanyo gundi kwereza umurkano raga abantu banyakahitani bedeza okupatanisi gumo muri Yesu Yesu yatumara gumo muri n'ikigambo cyanjye cyagumo muri ushaka cyo ni kumurkwenda ndakibahereza nimbaraga muri Yesu gumana batinarahanga gumana bajya barokore gumana bakunda arahanga kandi no kwakira umuhereza ugomba tumuri bamakire na rukundo impinganetyo bakore nawe ahaba Yesu Kristo James Bientaro uri mukuru w'abakristayo bo burisa bwa Nyakahita asimiro mwahure wabo ahabwe ibi byabakorire no kuba active kureba munakunda no mukuzi tukaba turi mu turero bingi akashanga turi abandaga miliyoni na bita umukozi ukubwo n'umwishyashya muri message yitwasigaza hari nyinshi hard working kandi twatse umurimo muhango munonga mukanisa yitu no makanisa bitagemerka kuburengeri umukwimitse minyeto umukora imikago umukora networks and alliances n'amakanisa gandi bamwe mu bakristayo aha mukoro ngo gumwe bashabire myeto kwatanisa hamwe no gukoraje no mwahurumsya ubarabahereze ni bw'imyeto we igumze mu ikoreje ngo kutubenda tukorana n'amahorogu n'umwahurumsya kwenda kwija Reverend Tashovya tukore nawe kandi bamukunde tugumze mu murwahanga ateze ntunguka yatushomesa nitwe nk'abakristayo twaga katwashoma twareba umwahure weti yatushomesa yatitse haje narahanga yatitse mu kanisa none cyo kumusimira Reverend Dan Kasheija akatumwa kuba mwahure w'uburisovu obwa Nyakahita 2023 kwezi kwa 11 2021 kandi bwa nyuma y'imyaka 3 agakire yatuma Canon Bible College mu Rakazo kuba niyaza kwereza ndi Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga muri Kiruhura.